kuko nakugiriye neza ngo ukabungiriye nabi. Oya, ineza yo iriyishyura ubwayo. Uragenda mugahurira imbere kuko wagize neza nawe ukabona ibyiza. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya yo ntibifite agaciro. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya yo ntibifite agaciro. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi kakugaruka ukiriho. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabihuye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabihuye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Abanyamugisha n'abamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Abanyamugisha n'abamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera
gutera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagirana no kugaruka ukiriho ineza y'umuntu niyo gutera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagirana no kugaruka ukiriho mvuga ngo nsengera he kandi harimo abantu duhuye bwa mbere barizwa mu itorero rya ADEPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali muri paruwase yitwa Kicukiro hanyuma mbarizwaho kuri paruwase niho naje niho nturuka mu byo gusenga nyine aho umuntu aryigaburo si byose mwe ntimujya ku meza y'umwami aho ujya nyine bakamenya ngo aha ni iwanyu n'uwagukenera yagusaba n'abashumba naho ngaho umushumba wanjye yitwa Mutima Jonathan shiramo indirimbo icyo nacyo cyane umva umuryango wo guterura umwana no kumukikira hanawe umva umuryango wo guterura umwana no kumukikira hanawe umva umuryango wo gushyira ingobyi mu bwonko ugaheka imana ni nziza iragutetuye imana ni nziza iragutetuye ibibazo birashira bikanibagirana uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse simfite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira simfite ubwoba bw'abanyirukanka nzabasiga simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse imana ikamya akagezi yateguye akandi abakwanga bakagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze bazaruhira ubusa abo bose bakwifurikira bizagusiga uhagaze abakuvuze bazaruhira ubusa abo bose bakurotse bizagusiga uhagaze kandi bifuza kuba bazaruhira ubusa abikimana imbere yawe bizagusiga uhagaze isi n'abayikorera nibo batuzengereza isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe isi n'abayikorera nibo batugendaho uzangenda ugeze ryari kaho njya atari nkava yewe navuye kure kandi ndagana kure utanitafuta amarangapi ayayaya zaruhira abo bose bakwifurikira bizagusiga uhagaze abakuvuze zaruhira abo bose bakurotse bizagusiga uhagaze kandi bifuza kuba zaruhira abikimana imbere yawe bizagusiga uhagaze uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho uzatungira kuri uyu musozi utuyeho uzavuga neza mu maso y'abatabishaka abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya bose bose bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bazaruhira ubusa abo bose bakwifurikira bizagusiga uhagaze abakuvuze
urabizi kandi uzabikora. none se mwebwe nari nzi ko dusoje, hanyuma kambere cyakomba akarengane kari mwisi k'umuraruka bwira ugashakisha ugashobera abandi barya bagasigaza birababaje mana we kubitutababarira ibyo ngerageje gukora binca mu myanya y'intoki nabona amafaranga akanca mu myanya y'intoki nabaza babibonye bakambwira kari nyatsi nabaza aho zaturutse batini karande zo mu miryango iyo kubitutababarira yewe mana ngwino umbane inkundura kubitutababarira kubitira inyatsi na karande kubitutababarira izo zaranzengereje kubitutababarira kuba mbi ntigikwiye kuba icumbi hadutse ibinyirukankana haje bifunga amayira haje indwara zidakira haje ibizana ibyorezo niyo narira nkahogara sinabona ungirira impuhwe umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito urifite mu kiganza ubutunzi bwo mwisi bufitwe n'abanyamaboko abanyantege ntibateze kububona ababufite barabwikubiye ababufite barabwikubiye mana wenda kwinginze umbabarire mana wenda kwinginze ungirire impuhwe izuba ntirirenge utangiriye neza izuba ntirirenge utangiriye neza kubitutababarira yewe mana ngwino umbane inkundura kubitutababarira irukankana ibinyirukaho kubitutababarira urwane n'ibyampagurukiye kubitutababarira ni wowe ushobora kugarura abari mu bucakara ni wowe ushobora kugaburira abafite ibibazo ni wowe ushobora kugarura abajyanyweho iminyago ni wowe ushobora kugarura icyizere cyo kubaho umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza
tutababarira. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Haleluya! Ongera umubwire ngo Imana ikubite. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Vuga ngo Imana ikubite. Haleluya. Yes, way. Down the shimmer. Down the shimmer. There you go. There you go. Yes. Down the shimmer. Madam Sewer! Hey! Woo! Woo! Here go! Yes! Yes!
wakoreye umusozi kubyo wakoreye umusozi we amahanga we ayiwe icumu we iryo cumu we iyo koni we ikamba we ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wakoreye umusozi we amahanga we icumu we iryo cumu we iyo koni ikamba we ikamba yacu wararibabariye ushimwe kubyo wakoreye kubyo umusozi we amahanga we ayiwe iyo cumu we ikoni we ikoni we ikamba we wararibabariye ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wakoreye umusozi we amahanga yose icumu we iyo koni ayi wararibabariye ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wakoreye umusozi amahanga we icumu we iyo koni uzaba ugitambye tamba tambira imana mu gihe ugihumeka kuko ntumara gupfa ntabwo uzaba ugitambye tamba tambira imana mu gihe ugihumeka kuko ntumara gupfa ntabwo uzaba ugitambye tamba
kunda abana cyane bafasha abana kwiga amashuri. Ikintu cyafasha abantu kuva mu bukene ni ibintu bibiri, ni Imana n'amashuri. Umwana uzi Imana kubera kukumenya Imana niko kujijuka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari abize baraminuza kubera ko badafite Imana, inzoga zikabica, ibiyobyabwenge bikabica, ubusambanyi bukabica, bakarwara sida bagapfa. Ariko umuntu uzi Imana ntazajya muri ibyo. Amashuri ya mbere ni ugukunda Imana, ayandi mashuri ni ukuyiga aya mashuri asanzwe kuko ubwenge burarahurwa. Aba bana bose bafite inzozi, bamwe barashaka kuba ba meya, abandi barashaka kuba ba pasiteri, abandi barashaka kuba abarimu, abandi barashaka kuba aba business. Ariko nta meya utarize ubaho, nta muntu ukomeye utarize ubaho. Rero abana bacu niyo mpamvu tubashakira ayandi mahirwe. Ntabwo tubakura kuba abana banyu, ariko tubashakira ubundi bufasha. Abandi babyeyi babafasha kwiga. Iwo ni umuryango Comfort My People cyangwa humuriza abantu banje, ufite iyerekwa ryo gufasha abana benshi kwiga, kuko turabizi kuko nibiga bazagera muri izo nzozi zabo. Umwana wese aba afite inzozi, abashaka kuba umupilote, abashaka kuba umuganga, ashaka kuba umugenerali, yashaka kuba pasiteri. Abo bose bazabigeraho ari uko bize, ariko bamenye gusoma no kwandika, ariko bize ibyo bijanye n'uwo mwuga wabo. Rero turabahera bakira abana, tukabafasha, tukabashakira abatera nkunga. Ikindi tukabasengera, tukabazana mu nzu y'Imana. Batazayiga gusa mu mutwe hanyuma bakabibyihebe, bataziga gusa hanyuma bakafana sida, bataziga hanyuma bakicwa n'ibiyobyabwenge, bataziga hanyuma bagafana inzoga. Wa mubyeyi we, wa mama, wa mugabo we uri hano, uyu munsi ndagusaba muri iyi gahunda duhaye dusengera yo kongera abandi bana kubona abatera nkunga, ndagusabye ugire n'ishaka yo kuzana umwana mu nzu y'Imana, urerere umwana mu nzu y'Imana. Na Yesu yari umwana w'Imana, ariko yagiraga ingeso yo kuja mu nzu y'Imana. Nimutarerera abana mu nzu y'Imana, bazarerwa n'amateleviziyo, bazareba amafilime abantu bakubitana, bakabona amafilime abantu bicana, kubera kuko nibyo bizaba bibuzuye, nabo nibyo bazakora. Ariko nibiga ijambo ry'Imana, bakiga urukundo, bazakura, bige, baminuze, kandi bagire ubumuntu, kandi bazagire mu ijuru. Haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Hari ababyeyi benshi bakora amakosa
iyo agiye gusenga asiga umwana iwe akambara neza akisiga akaja gusenga aho kuvuga ngo usige umwana ahubwo wewe wasigara kuko wewe uri umuntu mukuru ukashiga umwana akaja kwiga akayiga ijambo ry'Imana. Ntabwo dushinzwe gusa kubagaburira, ntabwo dushinzwe kubambika, tukeneye no kugaburira imyuka yabo. Ubu ngubu mu bihe turimo abana bagiye mu biyobyabwenge, abana bapfuye kubera iki? Kubera kuko kenshi na kenshi ababyeyi baja kwisenga bagasiga abana mu rugo ngo bariya baracyari batoya. Ariko ushase ko umwana asenga cyane umumenyereza akiri muto nguyu. Vuga ngo comfort my people. Niwo mushinga ubishurira. Comfort my people. Uyu niwe perezida wacu. Amen. Yafunguye irindi shami. Ni umuryango wavuse mu Rwanda ariko ubungeze no muri Amerika. Uyu niwe uduhagarariye hariya muri Amerika. Yakoze akazi keza kandi akunda abana cyane. Wenyine afite abana nawe a sponsoringa hano batatu. Wenyine. Umukomera amashi. She is my friend, my co-worker. We work together in Comfort My People International. And our vision is to get so many people, so many children to sponsor. Turashaka ngo abana benshi babone abatera nkunga. Tihagire n'umwana n'umwe uzasigara mu rugo. Abana bose muri urusengero bazabona abatera nkunga. Dukomera amashi Yesu. Timwasengera Imana ngo ifungure iyo miryango. Amen. Mwabisengera. Mwabisengera. Ninde wabisengera? Ninde wakora iryo sengero? Ngwino hano. Want to pray sponsored. The microphone ya. Bicisha bugufi dusenge abana bazabone abatera nkunga. Mana turagushima, Mana turaguhimbaje. Mana turakwiyegereje mwami muri iki gitaramo cy'aba bana kugira ngo mwami uzabagirire neza kuko Mana abana n'impano izivi wawe. Umwana iyo atize umubyeyi arababara, umwana iyo atameze neza umubyeyi abigiramo ingaruka. Ariko mwami turasaba mwami ngo ufungure ijuru, gufungure mwami impande n'impande z'isi zose ko arenye kugira mwami ngo buri mwana uri hano, umwana w'umunyarwanda wese mwami azabone mwami umutera nkunga kugira Mana ngo izina ryawe rizashigwe hejuru. Waravuze mwami ngo ico tuzasaba twizeye mwami ngo uzagikora. Mwami dusabye twizeye kuko mwami ibyo tugusabye twizeye zubikora. Dusabye mu mazina atatu ijyawe n'umwuka wera. Amen. 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 So excited to be with you today. Turashima cyane kuko twageze hano uyu munsi. We have some fun stuff prepared for you. Hari ibyo twabateguriye. But first I want to introduce my team who is going to be playing with you today. Ndabanza kubereka abantu twazanye. Ember. Mukomera vuga ngo muraho Ember. Vuga ngo muraho Ember. Vuga ngo hello Ember. Yeah, now you are. Uyu n'umwarimu azayigisha nawe mu ishuri. This is her third well. N'umwarimu akon. This is Bree or Brian. Yeah, Brian. Brit. Don't fall. Brit. Bree. Vuga ngo hello Bree. Hello Bree. Bree will be helping with some of the games and stuff today. Bree araza kubigisha imikino irunaka. This is Shane. Shane, vuga ngo hello Shane. Shane is good at puppets and you're going to get to experience Shane that today. afite agakino karaza kubasesa murahwera murapfa muraseka mutangara. Okay. So just get Yeah, you take it. Okay, moves. Kandi birasaba ngo mwige kubyina. So even though you may not know the song, na utazi indirimbo, you can still do the motions with us. Ariko mubyine gusa. Okay? Right. Okay, are you guys ready? Muri teguye?
cyane muriteguye Stand up. muhaguruke Everybody stand up. muheguruke Okay, so the first one, you're going to need your hands like this. mugira amaboko gutya. You're fine. I'm in, right, out, right, up, right, down, right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in, right, out, right, up, right, down, right, happy all the time. Okay, do just the motions. Okay. So the first, you tugende go ahead. at first you do in right, ya mbere mugira gutya out right, hanyuma mukazamura amaboko gutya up right, mukayagira gutungana down right, mukayamanura happy all the time. ukakoma amashi. Okay. You're going to go in right, agereranyije out right, ugahindura amaboko up right, ukagira uzamura down right, ukamanura. happy all the time. We'll do it once and then we'll do down right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Now faster, you ready? Bo vuba vuba nono aba turebe abahanga bafashe abiga neza turebe. Can we speed it up? Rimwe kabiri gatatu vuba vuba. Ready? I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Mukomera amashi cyane. I gotta show him the motions first. Okay. Go ahead, tell him. Okay, we're gonna do a different song. This is called In the Lord's Army. Tugiye kuririmba indirimbo y'abasirikari ba Yesu. So the first motion is I may never march in the infantry, Abasirikari ba Yesu. ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Okay, so the first is you march. Then you ride a horse. Hanyuma Then you shoot the hanyuma artillery. ugatera risasu. And then you fly over the enemy. Hanyuma ugatwara indege ku mwanzi mbere The y'umwanzi. Lord's army. Kandi ugakubita salute. Okay, so it's sing this one for. Okay. Itafari. Shoot the artillery. Tera urusasu. Fly over the enemy. Ugatwara indege. In the Lord's army. Ugakubita salute. We good? Let's go. Tugende. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Okay. Okay. Murangize muvuga ngo yes sir. Muvuge ngo yes sir. Okay. Cyane. We're going to do it again. You ready? I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes sir. We keep this. Oh. Muraho. Murazi. Yitwa nde? Bababwiye ko nyitwa nde? Salomo. Yego 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 yego. Ah. 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 Naje kubasura mvuye muri Amerika. Nari ubugari bwa mbere mu Rwanda. Saba ariko nzigumira hano mu Rwanda. Nzigumira hano ndabwo here like the guy with who got the he didn't have somebody to push him. Twisuriye imiryango 16 There are in 15 families, ifite abantu 97 97 people. reka dukomere Imana amashi. Let's give glory to Jesus. Hallelujah. Imiryango 16
97 people already ifite abantu got 97 already got bishyuriwe sponsored mituweli. this year. Claude ari inyuma kandi nawe ari muri aba bishyuriwe. And that guy with a wheelchair is coming too. Ubundi wese ushobora kuba yarishyuriwe nawe aze hano. Turashima Imana rero. We thank God for that. Ibyo Imana yakoze. This is God. Kubona mituweli ni ikibazo. It's a big challenge for them to have it, to pay for it. Ejo bundi twari mu mahugurwa Musanze. Yesterday we was in a training. Baratubwiye ngo ikintu amatorero agomba kubanza kwigisha abakristo ni ugutanga mituweli. The government asked us to tell the believer to pay for insurance. Rero turashima Imana kuko habonetse umuyoboro wo gufasha abakristo kwishyura We mituweli. thank God because through Comfort My People, God is paying insurance for believers. Hallelujah. Amen. Amafaranga bishyuye mituweli, The money they pay for it, bishyuye ibihumbi 291. they pay almost 300 for the insurance for this 97. Iyo Mana yabikoze tuyikomera amashyi. Let's give glory to God for that. Kubera ko Imana idukunda. Hallelujah. Because God loves us. Barampamagaye barambwira ngo bashaka kwishyurira n'abandi mituweli. Twakomera Imana amashyi. They told us we will pay for more. Abandi bagiye kwishyurwa mituweli. The other we will add more on this list. Abashinzwe abazi abakristo bagiye baduheza amazina yabo, turagenda tuhamagara rero abantu bagiye kwishyurwa mituweli. Reka barangije batambuke bagende. It's made for the second time. Ejo bundi bagize umugisha barabyara. God did a miracle, they got a child. Ariko ubuzima nyine ntibworoshe kubona. But there is no meaning, she is very poor. Mudamu we ntiyaje. His wife could not come. She's still in hospital because she got through C-section. It's near where we will have our meeting tomorrow. So because they could not afford it, we will put in among people who will get insurance from Comfort My People International. May God bless you. Turakomeje rero tugeze kuri Vestina uwamahoro Konsole natambuke n'umutware wiwe nimba ari hano. Uwamahoro Konsole n'abana baje, abari hano baze batambuke. Abandi nta kibazo. Vestina w'umunyagahinga natambuke. Zimurinda Tarasisi n'abana n'umudamu baze. Izani Nkarahabu atambuke nawe. Vestina wikayenzi natambuke n'abana. Celestin n'umudamu batambuke. Kezabera Wilson atambuke. Mukasine Josephina Nyagahinga atambuke. Liberata Mukamurenzi Irambazande Chantale Uwamahoro Mukarunyinya Goderiva. Sinzi niba umwanditsi watwandikirwa rutonde hari uwo yibagiwe mu bo twari twavuze ejo twakoranye ikiganiro, nimba yasigaye twamushiramo.